Mbabazi rusange uzumva ryari? Mbabazi rusange uzumva ryari? Waje uturutse i Rwanda ubwira abanyarwanda b'isi yose ko utuzaniye ibisubizo ku bibazo bya politiki muri iki gihe twegereje amatora kugira ngo tuzashobore kubana neza mu gihugu cyacu. Muri uko kwiyamamaza watangiriye urugendo rwawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugezeyo udutangariza nanone ko nta neza wazanira abanyarwanda yaruta imbabazi, abakoze ibyaha n'abatakoze ibyaha bose ukabashyira hamwe ukabahindura beza, ariko umutima ndetse no kuri roho. Urwo rugendo rwo kwiyamamaza warukomereje muri Canada, uhaserukana ishema ryinshi. Ugezeyo washimangiye icyo gitekerezo cya politiki y'urwiganwa, ndetse bongeraho n'ikindi cy'ubudasa aricyo cy'impanga z'abahutu n'abatutsi zisa ariko zidasa, ngo bityo bikaba nta mpamvu izo mpanga zitasangira ibyaha n'akarengane kugira ngo zisaranganye byose muri politiki y'imbabazi zawe. Muri uko kwiyamamaza aho hose wagendaga uvuga ko u Rwanda rutagombye kuba nka Singapuru kuko itari ku mugabane wa Afurika, ahubwo ko rukwiye kwigana Afurika y'Epfo ya Mandela, ngo kuko apartheid yo muri icyo gihugu ari kimwe n'inyabutatu ngirwamoko yo mu Rwanda rwa Gasabo da. Nibwo abayoboke bawe batangiraga kukwita Mandela w'u Rwanda. Icyakurikiye izo mvugo n'ibyivugo bya politiki y'urwiganwa ni imyigaragambyo y'abadapfa n'ijambo batangarije abanyarwanda ko badashaka kubaho batariho, maze bakangurira buri wese ko iyo myigaragambyo imureba. Iyo myigaragambyo yatangiriye muri Amerika na Afurika y'Epfo, aho abigaragambije bagiye basobanura ko Mandela atari urugero rwiza ku banyarwanda, bakwamaganira kure maze isi yose irakangarana. Abaharanira ubwiyunge nyakuri nabo ntibatanzwe muri izo mpaka, ahubwo bagiye kubaza Kizito Mihigo icyo nawe abitekerezaho. Mihigo ntiyatinze gutanga igisubizo kirimo umujinya mwiza agira ati, Mbabazi rusange uzumva ryari? Imyaka yose ishize mbwira abanyarwanda ko namaganye abantemera amababi, ntabwo wumvise icyo nashatse kuvuga. Politiki yawe ibangamiye ubutumwa bwanjye, shaka indi turufu ya politiki, iyo yabaye ikigarasha kuva nashinga KMP. Kubera iyi mpamvu abakunzi ba Kizito bongeye kumva indirimbo ze, maze si ukuzisesengura bivayo. Bazamura ijwi hejuru cyane bati, Afurika y'Epfo ifite Mandela wayo, natwe mu Rwanda rwacu dufite Kizito Mihigo wacu wahize bose, akaba uwa mbere mu gusobanura iby'urupfu ndetse akanatwigisha imbabazi n'ubwiyunge nyabwiyunge koko. Intumwa za Kizito zahise zikwamaganira kure wowe Mbabazi rusange, zikubwira ko upfobya imbabazi n'ubwiyunge ugamije inyungu zawe gusa. Ubwo igitego cya mbere waragitsinzwe. Umaze kubona ko ibintu bikomeye, wakomereje i Buraya usangayo umujyanama wawe muri politiki no mu mategeko. Uyu nawe amaze kubona ibyo byose yahise atangaza ko ngo abakoze iyo myigaragambyo bakubeshyeye, kuko ngo utigeze upfobya ubwiyunge, ko rwose ahubwo ibyo wavuze ari ubutabera bwunga gusa, kuko ayo magambo utigeze uyasohora muri disikuru zawe zo kwiyamamaza mu matora ya Perezida wa Repubulika cyangwa igikoroni. Umaze kumva uwo muyoboke wawe akaba n'umwunganizi muri politiki no mu mategeko wunze murye maze mwungo bumwe nk'uko bisanzwe iteka, nibwo watangarizaga abamaganye igitekerezo cyawe mu ijwi riranguruye uvuga ko ngo bakumvise nabi ndetse ko bakubeshyeye. Nuko uhindura imvugo uvuga ko ngo ibyo wavuze ari ubutabera bwunga, nk'uko nyine umujyanama wawe yabikubwiye. Ushaka guhindura abandi ababeshyi kandi ari wowe uri kubeshya.
nk'uko bimenyerewe muri politiki ku isi yose. Niyo mpamvu ibyo ntawe byatangaje kuko ari ibisanzwe. Mbabazi rusange uzumva ryari koko? Umaze kumva utanyuzwe, wasubiye muri Amerika kubaza Giraneza icyo abitekerezaho. Ntibyatinze mwagarukanye i Buraya musanga ariko abandi baharanizi b'ubwiyunge nyakuri natwe turi gukora indi myigaragambyo mu buryo bwacu, kandi twemeza ko ubutabera bwunga ntacyo bupfana nawe Mbabazi rusange. Iyo myigaragambyo irangiye, uribuka ko twacakiranye tukajya impaka bigatinda, maze ugasohoka muri izo mpaka utsinzwe igitego utazibagirwa. Ubonye utsinzwe icyo gitego cya kabiri, wasubiye i Rwanda. Ayo mahanga yose umaze kuyazenguruka, ukora mitingi zidafite icyo zagezeho kuko igitekerezo cyawe nta n'umwe wacyemeye. Mu gihe abanyarwanda twibwiraga ko izo mpaka zarangiye, muri iyi minsi twumvise wagarutse i Buraya kuhashakira izindi mbaraga. Ariko noneho uje uri karundura pe. Mu makuru yatangajwe na radiyo mpuza Canada Rwanda, twongeye kumva icyo gitekerezo cyawe noneho ugishingira ku masezerano y'amahoro ya Arusha yapfubye kera rugikubita adashyizwe mu bikorwa. Ndetse noneho uzanye akandi gashya kuko uvuga ko ngo abanyarwanda dukwiye kwigira kuri Senegal kuko politiki y'abarideri b'icyo gihugu ariyo igezweho muri iki gihe. None uti ibya Mandela wa Afurika y'Epfo ndemeye tubireke, ariko dufate ibya Senegal nicyo gihugu kigezweho kandi naho mperutse vuba. Ariko Mbabazi rusange uzumva ryari koko? Ubushize wabwiwe ko kuba warabaye muri Afurika y'Epfo bitavuze ko icyo gihugu ari u Rwanda. Nanone n'ubu ni kimwe, ko waragiye muri icyo gihugu cya Senegal ntibivuze ko icyo gihugu gihindutse u Rwanda. Byumve neza, niba ngombwa wicicikire urate igihe cyawe, kuko Kizito Mihigo turacyari kumwe. Kuba tutamubonesha amaso ntibivuze ko tutari kumwe. Mbabazi rusange urashaka iki koko? Mbabazi rusange urashaka iki ko intumwa za Kizito Mihigo tutagushaka? Niba warakoreye abanyarwanda ibyaha, basaba imbabazi ku giti cyawe. Niba kandi hari abagukoreye ibyaha, nabo ubaha imbabazi ku giti cyawe. Ibindi byose uvuga nta shingiro bifite. Emera rero ko n'igitego cya gatatu gitsinzwe, maze ugende utazagaruka. Nta Mbabazi rusange mu Rwanda no mu Banyarwanda kuva Kizito Mihigo yashinga KMP. Kirazira. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Mwari kumwe nanjye Musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVJP, ubwiyunge buyobowe n'amategeko bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuza abanyarwanda n'ubutabera mpuza nunga abantu. Murakoze, ndabashimiye kuntega amatwi. Mugira amahoro ahoraho.